urimo kubona ahangaha imbere yanjye imodoka ikoze impanuka ivuye muri metero 50 irimo kwirangura ariko abantu bari barimo babaye bose bavuyemo bose bari guhumeka yabakomeretse nta n'ufite icyo yabaye ariko bageze mu nzira iyi modoka ihita ikora impanuka bimwe bidasanzwe igeze mu nzira birandura kabisa ahantu bave bageze ku irimbi neza bageze ku irimbi rero birangije kwanga irongo isura muri metero eshanu urareba rero imodoka iguye ariko Imana yagushyize ukuboko bose bavuyemo ari bazima nta wakomeretse nta n'ugize icyo abaye bose ari bazima ndetse n'ibitangaza kuko byakabaye kuba ari amarira menshi byari biriho amarira menshi cyane yongera ku yandi y'aba bantu bari hano bari barimo kurira babuze umuntu wabo ariko satani abakuriye amaguru ave rwose yigize kare akajya he agiye guteza iyi kwasiteri impanuka idasanzwe. Bantu mukunda gusenga rero, bantu mukunda Imana, mbabwire ngo nimba mugiye gufata imodoka ujye ubanza usenge, nurangiza gusenga Imana izajya yumva gusenga kwawe, yumve gutaka kwawe, nirangiza imanuke gusubiza, imanuke irebe urugendo rwawe ukoze. Kirazira rero kikaziririza gufata urugendo utabanjije gusenga, gufata urugendo utabanje gusenga kirazira kikaziririza, birabujijwe. Icyo usabwa ni ukubanza ugasenga kugira ngo Data wa twese ajye abasha kukurindira mu rugendo, kuko urabona ngaba bandi Imana irabarinze, ikoze